ubu ushobora kubona umwana wanjye agwaye ibicurate imituberi nta mafaranga n'abafite ugasanga umwana mujyanye kuri depasenti muganga atizana ibyo biceri umwana waturebe bagasanga arwaye ibicurate kubera iki kubera imvura n'ibiyaga byose ya mibu imugiyemo ugasanga noneho feri banjye firate wanjye ati yewe ati ndumva natikiri abatese umurakikira ukikirahe shime ko agwaye yenda umushonda kumbi ni umushonda wo mu musekororo ugasanga nyine ni ikibazo nkabasaba yuko rwose mwankorera nk'ubuvugizi mukankorera ubuvugizi kanange wajya ngo nanjye ngwaye genovite wajya ngo ngwaye genovite yagufata n'icyo gikoti wambaye ahubwo mukangiye kwita nyiforomaka ngiye kwita nyiforomata kugira ngo hago ubungubu rero babazwe n'abana na firate numvise banyereka kuri ya telefone ya Samusundi bavuga ngo dere Samusundi ngo yabaye umusitandi ngo yarakize nkumva ngo muri Amerika ngo barafite ngo muri Mozambique ngo barafite mu Bufarata ngo barafite ngo bagenda bandiba hano yo ntagera imbere nkabona nk'umushoferi namwe ngo ariko se ngo ni wowe witwa Samusundi ngavuga ati ngeze cyewe ati ni wowe wamamaye bigezaho ahubwo ati ni jewe hatara tobise bya bindi baba bafite bya binyabashiga baba bafite na porozuzwandi nyine porozuzwandi ni ibintu by'imibenyamejida ariko utafite porozuzwandi nago wajya mu muhanda ngo kwari nyine za tobise ni za tobise zibaje mu bwoko by'ama amabenzi nyine ya nibera no kwicundi nabaye nk'igikakarubanda ubu ngubu ntago nukuvuga ngo ngize amahirwe mbona aho njyaho gushakisha nabona ahantu yenda basundi nkabakorera yenda square beto nkabahereza square beto nkabana amafaranga atari munsi yenda abasundi ni babandi nyine bubaka babandi bameze babandi babambye Yesu karuvatira no muhungu wanyu Pionika Soezi ngini Legacy TV nshimira ko subscribe kuri Legacy TV mu ntamajyaruguru amajyepfo y'Ingirazuba asiraza umujyi wa Kigali abadiaspora mu migabane itandukanye Asia, Oceania, Uburayi, Amerika n'indugu bya Afrika mwese baramugenza kuri Legacy TV. Ndagushimira cyane kandi gusabira imigisha ku Mana. Uyu munsi turi kumwe n'umustar mwamenye mu gihugu cy'u Rwanda, ni umustar ukomeye, Samusundi. Uyu munsi namubazana nga kuri Legacy TV kugira amenye ukuntu abayeho. Njye nkigera ahangaha iwe ahantu atuye urenze za Matyaza ubutaruka manuka byantunguye. Njye nzi ko ari kubuzima bwahindutse pe ko nagendaga mbona abantu bavuga ati twakoze ibi nibi. Nzi ngo ni umukire nzi kandi twakizanye imodoka. Ako natungwa n'uburyo abayeho murabona mwese n'igikoti yambaye n'igikoti kitamuhesha agaciro. Umunsi twagize ngo tuganire nawe azi kwagezaho byinshi cyane n'ubuzima bayeho muze kumenya uko byagenze. Eric komera bangiye kubashuhuza mukomere cyane ari Rovio ndabashuhuje ngo ari Rovio twose narinzi yuko mudashobora kuba mwaja kusunda hano kwicundi Tarubu ngo rwose mbangiye kubashuhuza cyane cyane mbanye no kuba feregitasiyo feregitasiyo kuko mbonye abashiti baje kusunda hano kwicundi numvise banyereka kuri ya telefone ya Samusundi bavuga ngo dere Samusundi ngo yabaye umusitandi ngo yarakize nkumva ngo muri Amerika ngo barafite ngo muri Mozambique ngo barafite mu Bufarata ngo barafite ngo bagenda bandiba hano yo ntagera imbere nkabona nk'umushoferi namwe ngo ariko se ngo ni wowe witwa Samusundi ngavuga ati ngeze cyewe ati ni wowe wamamaye bigezaho ahubwo ati ni jewe numva banyereka kuri ya telefone ya Samusundi bakaba baguze imibyabyaiti bakaba baguze imibyabyaiti hagura imibyabyaiti bakavuga ati dore Samusundi ati dore noneho n'ukuri kw'Imana tudore ni mariboro tenga vuga ati uko namye ndi umukene nyine nabo ko nakuzamuka nkaba numva bavuga ngo ndi mariboro se bibyenze gute ubwo nkavuga ati reka simbizi ubwo rero nukuvuga ngo abavuga ngo ko narazamutse nta kuzamuka dore ibinamba hano tubaretereba sibyo noneho ni inubu yandi ijyaba inubu iratuja super super bete yandi bararamo yaracitaguritse yaracitaguritse
ubu ni ukuvuga ngo ya mahirwe yanyu nyine n'iki nuza mba nifunzemo iki gikoto noneho Fata biremereka mu gwigagura ukarara yishimagura nkamugatese wa mugore we kurimo kwishima urwaye rubaga impande kamwatire reka yanjibuye kubera iki dore nibigendeye none ngiye nkavuga ati se nk'aba bantu bambwira ngo bazanshakira uburyo banzamura nkaba narategereje nta kuzamuka. Hari akantu ntuza Eric Samusundi rugenda ukamuza ngo abantu ngo banzamenye ngo kunzamura ngo iki n'iki ngo byaranze ko twe tuzi ko babagaragaza ko baje bakuzaniye ubufasha kandi bakanabigaragaza babuzanye, ariko ubu ngubu nkabambona n'ubundi ahubwo ko wari umeze mbere tukubona waragiye hasi yabyo. Abo bantu byaje kugenda gute? Ubwo bufasha rero bava ngo bagaragaje ntukunzana kabunda bahembura inda yanjye bakajana kabunda bakajana yenda uwo muceri yenda wa kidori yenda ngaramira umugore n'abana bakajya, ariko nakuvuga ngo ntukunza mugose kunzamura nakeka yenda barangije baranza bakamwata dore inzu noneho bayiteho na karabasati cyangwa bayiteho na kasima kamwe kagaskwera beto bakayiteraho. Ubwo se navuga yuko banzamuye kubihe kuyo wabona ibintamba wajya ngo aho ni hahandi ibiceri biraya byidombagurije ubuse ni wabona yuko ahubwo ibiceri atariho byibera n'inyadaruzi niho zibera inyadaruzi zazindi zo mu minuzi inyadaruzi akaje nuko kagize kahumbije ngo wabona zimo kwisimbagiza hejuru kivuga jimeze ngajanye ngo kire banjende nuko rero hari umunyarwanda ushobora kureba interview akavuga ati ereka ariko tubeshe ufasha baramumuhaye. Abo bantu nshaka kugira ngo noneho batubwire naho bari biyumve ko ibyo bintu babwabwiye abanyarwanda ko babikoze batabikoze tubashyire hanze nabo ubwabo bihane cyangwa se bumve ko batakoze ibyanyabyo. cyane ukuvuga ngo uwo kwabanye kubonana bwa mbere n'uwitwa Pacifique yarambwiye ati ngewe rero ngiye kugukorera agashya kuri ino si ya duniya, ngewe ngushakira uburyo bwose nkubakira inzu ngo nkubakira inzu muri kamera fonde ngo nkubakira inzu ngo nimara kukubakira inzu ngo se ngo ahangaha ni mukwawe nabati ahangaha si mukwanya ariko ahangaha beneho barahari. Harambwa ati none se ngo umuhanda wanyuramo amabuye kugira ngo tukugurire ikibanza ahantu wabona ikibanza cyiza ni hehe? Ndavuga ati nahangaha nashobora kugishaka. Harambwa ati gishake noneho twebwe dushaka ukuntu tugura imifuka y'amasima tugure imicanda noneho twebwe tukubakire inzu basi tuyikubakire inzu iriho karabashati tuyiteho na karabashati. Ubwo ngubwo rero hega nagiye impande n'imande mbazumo ngo iki gisambu urakigurisha ahubwo nanagisha cyane hano muri zonde yacu nakibonye ikintu cyambabaje gusa yarangije ambwira ati wowe rero ikintu tujye kugukora ngo tujye kukwima ngo tukujyane mu mujyi. Tawa teze umbere warambeshe ngo ugiye kunyimura ngo njyane ngo ugiye kunyubakira inzu none mu kanya gato ugiye kunyimura ngo njyane mu mujyi. Weze nazahura na za tobisi waranjyanye mu mijyi ni wazandebera ahantu heza hatara tobisi bya bindi baba bafite bya binyabashika baba bafite na porozuzwandi nyine porozuzwandi ni ibintu by'imibenyameji ariko utafite porozuzwandi nago wajya mu muhanda ngo kwari nyine za tobisi ni za tobisi ziba ziri mu bwoko by'ama amabenzi nyine ntabwo ari za barado. Ubwo rero Pacifique niwo muntu wakomeje umubwira ngo nge nzakuzamura ngo nkuteze imbere nkukize. Ndavuga ati reka ndebe uyu muntu ko azanyiza. Hashize igihe agera harambwa ati ndajya nkujyane ikidari ngo nkwereke umuntu mugomba kubonana ni mu mugwati ni boss w'aba boss bose ni umuntu waminuze ni umuntu ukomeye ni umuntu ukomeye cyane. Ubwo nameje nyine nameshi mwenda neza na Mariadome yandi bitwa ngo ni mushitofa bambara ku gisina nyine nari nayifuze neza Mariadome
mariadome yandi bambara ku gisina nyine kugira ngo nyine gisina kije gihora nyine kitajyaho umwanda cyangwa akakoko. Ntago ari buri ryate ze kariho buri ryate biratandukanye. Burari igihe buriya wana unicaye gikina cyakora ku ipataro ukasanga inuze ya pataro ubwoya bwaho bugiye ku gisina. Burari burimo kugihariza agaciro gakeya. Bogisa mushitofa nyine y'imbere. Mushitofa hone mu Kinyarwanda bayita mariadome. Ubwo rero ngewe nabikoze gutyo ndayimesha ndatunganya mbwira Firate ejo nzigira mu wa Kigali. Ngeze mu wa Kigali nyine ahita nyereka arambwa ati dore nguyu rero ni data bunyo wawe mugomba kugirana n'amasezerano mugakorana. Ubwo nyine aramonyereka ashyira muri iyo filime arambwa ati we nzanagukiza yanaje no kubusura no kwicundi hagati we nzana kuzamura. Birangije rero birangira nyine aciye sebera kandi ambwira ngo azanzamura. Uwo boss bamwita boss witwa Nuza uwako uduko DV Frank. Gwazanzamura gwanyize nyine ubu rero ameze nk'umugore ukubisika ambwira ngo azanyiza. Ubwo rero ubwo narategereje nyine ubu ngubu nibera no kwicundi nabaye nk'igikakarubanda. Ubu ngubu ntago nukuvuga ngo ngize amahirwe mbona aho njyaho gushakisha nabona ahantu yenda basundi nkabakorera yenda square beto nkabahereza square beto nkabana amafaranga atari munsi yenda abasundi ni babandi nyine bubaka babandi bameze babandi babambye Yesu karuvatira. Ubwo nkabahereza ntabona abantu bankubise nyine ibice bitari hejuru ya 19 gatroves wa satiwiti amafaranga atari menshi cyane 2005 ni 2500. Ubwo bitanguramo kabunda ngahitanguramo ifu ya sotoma nyine n'isukari. Ubwo bitabihuriramo ubwo nkahitanguramo nyine n'indagara. Ubwo nuko ndaza nyine nukujyo n'umunsi mukuru nukwihira neza murakavuga ati umunsi wacu nuko wako yo bibuze arihanga nose umuntu abigenza gute. Ubwo rero abo bantu hari n'abandi baje niko natajya mbamenya nyine ariko bakamwa ngo bazankorera ngo ubuvugizi harimo n'abavo bambwiye ngo mitenza nkuka ngo mvuge ngo imodoka sinzi no gukaragatera igisinyo mvuge ngo iyo modoka ni yanyu barayikuguriye hekabya ahubwo ngo nivuge baramwe ngo imodoka nyine iyi modoka uvuge ko yiguze sinzi kandi no gukora kuri telegisinyo reka da ntago mbizi ariko yenda abo bantu bose uko nye nabibonye cyewe rwose naravuga ati kanegereze cyareba bose ndeba ubu ngubu tujye muri gasendare muri gasendare no kuvuga ngo ni muri Gicurati. Ubu ushobora kubona umwana wanjye agwaye ibicurate mitubere nta mafaranga n'abafite ugasanga umwana mujyanye kuri depasende muganga atizana ibyo biceri umwana waturebe bagasanga agwaye ibicurate kubera imvura n'ibiyaga byose ya mibu imugiyemo ugasanga noneho Firate wanjye ati yewe ati ndumva natikiri abatese umurakitsira ucikiraye shime ko agwaye yenda umushonda kumbi n'umushonda wo mu musekororo ugasanga nyine ni ikibazo. Nkabasaba yuko rwose mwankorera nk'ubuvugizi mukankorera ubuvugizi kananje wajya ngo nanjye ngwaye genovite ajya ngo ngwaye genovite yagufata n'icyo gikoti wambaye ahubwo mukanje kwita nyiforomaka ngiye kwita nyiforomata kugira ngo hago bungobo rero babazwe n'abana na Firate. Umwana wazamera neza abwana akantu noneho urabona bawukoreye ubwo buvugizi nako bawukoreye ubwo buryarya ibintu bigenda nabi gutyo. Sasa nshaka kugira ngo wereke abanyarwanda noneho ubu ngubu ubayeho ute waye mu buhe buzima ubuzima ubu ngubu mbayeho nyine jewe nyine nukuvuga ngo mbaye mu buzima bubi sinaba ngo ni ubuzima bwiza
kuko abona avuga ngo yenda nzabikesha bagomba kunkorera rega ni Genovite Genovite pe ahubwo ze bave ko niyahuze imibirindi n'iminavunda ahangaha nkabana mbona atanabisekwe ndabizi ubwo ngubwo mukanya namwe ngo nabyo yasekuye kandi iyo maze kubigira ndigira guca nkajya mu gikoti noneho nkayibira bibyunje byose bundi nkahita nkumva yuko amarase mu gutembera yakoze ishano nyine ubu nyine nabyo yasekuye uyu munsi kubera ko mukanya yagiye no kubinkora ngo mite mbyiyuka ni Genovite ubu nayumvise yakomeza ubwo abanyarwanda kumeze sasa ubu nyine no kuvuga ngo abanyarwanda rwose bagomba rwose kureba uko nimereye kuri no ubuzima dore uko bumeze uko bwari bumeze no kuvuga ngo abanyarwanda bose bandebaga muri Amerika mu Bufarata muri Mozambique mu Burundi mu Rwanda nukuri ntago rwose unavuga ngo ntago ubungu baba ngo ndashinjewe ngo ndisheribeti uri kada ubu nabanga igikakarubanda ubu ngubu sibye nakora umuntu wabivuga arabicundikira bikaguma kwicunda ariko nkamwe babavugizi mugomba kuba mwareba uwo Samu mukamureba mukagira ubuvugizi mukagira igikorwa rwose mwamusananiraho mukagira ikintu mwamukorera kandi Imana nawe ikabafasha ikabakoreramo mukanzama mukamvana ahantu kuko nubundi muri yo mutana hamba renda mukagira akantu mwankorera hano rwose mwaba mukoze cyane. So none akantu wifuza noneho ikintu wifuza sabanone nk'ikihe? Ikintu nifuza nuko ubuzima nubundi bukiri bubi. Ikintu nifuza nuko bajya bakabuhindura rwose bukahinduka kose nkava nimba ubona nk'uko nguko urabona bahambwe ngo urugero rugomba kujyaho umugore ishiraho ikigiga dore buje mundi imbwa yaturutse yo mu mihana irazi isunitse ngo ni ikijunda aho waje soka njya kuva nihisha nigira mu gikwembe cy'umugore ndabatuma da babarira ku mugore nyine nawe yarapfumbashe njya mu mabere ndanunira nabatireka batukubitirire batwikire hamwe turema arambwa ati bishobora kuba ari kubyo ari byo byose ari wa musega w'imbwa ariko warutambutse tuguma hamwe none no kubera niye nta n'umuriro buri mu rugo ntagiye gushakisha akantu k'agati kugira ngo cyane nyine ku gatadoba mumirica agatadoba kaba kamenetse ngiye kwegura amazi baramenetse harimo ubwo nahise mfatisha urutambi rwonyine ngira ngo ruragumeza rucanwe ruhita rwuma amazi numva arakamye menyeho idasanzwe nibya biranga noneho ndavuga ati rero nigiye mu buri noneho ture ko butandukana nuko ibyanjye bimeze nyine ubu ni kuno nyine nukumbona guca bese inkuru yaba ndende cyane ugasanga nawe uvuye hano kwicunde bwije ubwo nuko byifashe mumworeye nyine mwareba mukagaragaza ububabare mfite aha mu rugo muri urugo nukuvuga ngo none nyine aha ngaha nawe agiye kuzahasohora harimo arambwa ati nta cyangombwa ufite aha ngaha ngenda gucumbikiye gucyo uwo mubyizi wo kuwanyuma ntago ngomba kuwa utanga urasimbuka mbe cyangwa ejo uzawuma none afatira agiye gucishura wakomeje kugenda ukomeza ku bintu bya fierite ngo umugore ngo madamu ariko njye narebe ibiganiro byinshi bitandukanye umudamu unasanze aha ngaha ntago ari twese kadusanzwe tuzi byagenze bite? Byagenze gute? Ko madamu twari nari fierite wawe kadusanzwe tuzi ko nasanze atari we yagiye mu ruzinduko. Yagiye mu ruzinduko. Reka da.